nko mu mezi 3 ashize nabonye umusore namubonye nimero agendekiye arambwira ngo umukobwa wanjye yaramwanze, umuhungu yaramukunze, umukobwa wanjye yaramwanga, yananiwe kubyakira. Namubwira rwose umukobwa wanjye ni muto, twamuheje ku ishuri, uyu mutwara mu nkundo zitari akiri umunyeshuri, umuretse amanze gukura, icyo dushaka no kuyiga, nyabona turagusabye umureke muha amahoro. Umusore yandikira amagambo menshi cyane, amagambo tuyapartage na Kayisire na Fifi n'abandi turapartage na Noniya, ariko umuhungu yandikira akandikira Noniya akandikira Fifi. Umuhungu ndamushishikariza ndamuganiriza mu message, turaganira igihe kirekire, birangiye mpamagara Ngabire, Noniya hamagara Ngabire, Fifi hamagara Ngabire. Bamaze kumuhamagara turamuganiriza, turamubwira ngo tumugira inama nk'umwana wacu, tumubaze iby'umuhungu, arabitwemerera ntabwo ari umukobwa wabeshyaga. Atubwira hari umuhungu ku ishuri twiganaga ari mu wa 6 bari mu wa 4, umuhungu aramukunda, Ngabire aramwangira, Ngabire amwangira, ntabwo ari Ngabire wazimuhaye, ahubwo Ngabire ku ishuri yararwaye mu bitaro, wa muhungu bakoresha nimero y'umuhungu batwandikira, umuhungu abona nimero zacu. Bize nyuma Ngabire aratubwira rwose nta gahunda mfitanye gahunda nawe, naramubwiye ko ndashaka gukundana, ko icyanjye ari ukwiga. Tumugira inama uzamubroke, unushaka kwindura simukadi, umwirinde, wige, umuntu mureke, cyaba byiza. Ngabire rwose arabyumva, mu kwa 12 hindurana nimero aramureka. Muhungu yabura Ngabire akanyura mu nshuti za Ngabire agashaka nimero ya Ngabire akayibona. Bize nyuma Ngabire yaramuretse, Ngabire za muri vacances ejo bundi kuwa mbere saa 5:44 za hano, ubwo ni saa 11:44 za Kigali. Mbona umuntu aranyandikiye ngo mu mutwe ndi kumva amajwi menshi, nimero cyashya ndafite, urinde ndi umusore wakwandika ku Ngabire, ushaka iki? Mukobwa yaranyanze, ndumva ntagishaka kubaho, ndumva ibikindi bicyo mbwira amagambo menshi. Ndamwakira ndabwira rwose umuhungu we, ushe twaraganira nkubwira ko umukobwa wanjye akiri mutoya ari ku ishuri, ndongera ngo usabe ko wamureka. Ngabire rero agezeyo, uko bigaragara umuhungu yahise amwica, kubera ko navuganye n'agacuti ka Ngabire kitwa Chanela. Ako gakobwa nakuze ku rukangirwa kanyandikiye, nabonye screenshot bandika kamwandikiye kamubwira ngo Diamond aramutera ningara birangije. Iyo Diamond yamuteye akabirangiza, yabikoze mbere, yamwandikiye mbere ko nyandikira, naho ngiye ndihita bimbwira. Umukobwa wanjye ubwo ko yanyandikiraga, mpamagara Noniya, ngena Noniya na Fifi dukora conference call, Noniya twe turi kumwe, Fifi tukamubwira, Fifi twamwandikira uko umugabo wa Fifi akora mu nzego z'umutekano, n'umupolisi mukuru, turamuhamagara, tumuvana muri siporo, baratangira barashakisha, barakurikirana, bahamagara Ngabire. Bize nyuma Noniya akandikira Ngabire, mukanya umuhungu abadutumira ifoto y'umurambo wa Ngabire, badutumira ifoto y'umurambo wa Ngabire, bibaye dossier itoroshye. Ba Jafeti ba Kayisire ba Fifi bariruka bajya kuri polisi, umuhungu arashuka umukozi wa Fifi ngo umurambo uri Kigali, akayobya uburari. Ba Kayisire bajyayo, bigeze nyuma niho umugabo wa Fifi bakoze ibishoboka byose babona ku nimero simukadi Rurindo, ariko ntago twabyemeraga. Amafoto bamereje twayakiriye uko ari, tubyakira uko tuzi ngo wenda twabonaga arabona yohereje umupolisi hano, ndamubwira ndebera, sindi mu Rwanda ariko nkurikiranira. Arambwira ngo ni AI bino byageze byo kugira. Ndabwira AI umwana twamubuze zibaye saa 4, AI ije gute? Ubwo tuza mu gitondo na papa mdogo, ndangije tugeze hano niba hitwa Irurindo, mpamagara umukobwa wari wigana inshuti n'uyu na Ngabire, ndambwira se basi uzi aho umuhungu ataha cyangwa se inzabamo? Arambwira ngo afite igeto nyine inzabamo Irurindo. Ndavuga mbwira papa mdogo, ndikumva ntarenga ahantu twajya kuri iyo nzu y'umuhungu abamo, tubone tumenye basi nituhaburira ibindi turabimenya tugeze i Kigali. Turagenda tubura umuntu watwereka ngo umusore ari gukora ikizame. Tugeze i Kigali
baratubwira abandi bari ba dogo wundi baratubwira ngo umurambo ubonetse Rulindo twamusanze ntago numvaga ko umwana wacu yaba aryamye hari ahantu koze jewe ntabwo njyaho mu rupfu rwa Ngabire babivuze jewe ndavuga uburyo nabanye na Ngabire yari afite kalite ziteye ubwoba. Ngabire yari umwana mwiza birenze uko nabivuga. Noneho tumuhorana. Ngabire ni umwana w'umunyamahoro. Ngabire ni umwana w'igitama n'igitama. Ngabire ni umwana utagira umutima mubi. Ngabire ni imfura imbere n'inyuma. Ariko hari akantu Ngabire namubonyeho. Nge naravugaga ngo ntabwo mbizi ukuntu akunda umwana nk'uwamubyaye. Ngabire kuwa mbere twaravuganye mu gitondo, ariko nuko umuntu abatazi biri bubeho, ari nge ari we twizungurukanagaho duhura, ajya mu cyumba agaruka mvugisha, nagenda ati shangazi, ati none ntacyo yabaga mbwiye gifatitse, nanjye nagenda nkagaruka. Ngabire ntutege moto, utege bisi. Uwo munsi nanjye byarananiye kuva mu rugo, bagenzi banjye bambajije ngo se kutaje, ndababwira nti ndumva ntazi. Numvaga ntazi ukomeze nguma mu rugo. Nari nzi gahunda ye y'umunsi yayimbwiye. Ngabire mu gihe twabanye yari umwana w'imico myiza. Urupfu rwe rero ntabwo tuzi ukuntu yamushimuse, kuko ambwira ko agiye muri stage, yagiyeyo na bagenzi be twaravuganye, ajya gukoresha mashine nk'uko yabimbwiye, na bagenzi be yarabwiye ati ngiye gukoresha mashine ndahita ntahange, ntabwo twongera guhura. Yaraje ntabwo yari bwice gahunda Ngabire nzi, ahubwo nuko yahuye na Satani biba gutyo. Ubwo nagiye kumva inkuru byarangoye kubyakira. Ababyeyi baragurutse, ndavuga ngiye ntago ndi busigare aho muri bushakire Ngabire, ndaba ndi kumwe namwe. Ako naratangaye. Ubwo nageraga ubwo nabonaga Ngabire nkamukoraho, nkabona Ngabire ntago ari kuvuga. Ngabire nkamukomaho, nkabona Ngabire ntago ari kuvuga. Nibwo nahise nemera ko Ngabire yagiye, ntazongera kumubona ukundi. Umunsi Ngabire none yaje yasaga n'urize kubera uburyo busiga Ngabire. Bageze ku kibuga bavugije induru bose bararira, ariko mu by'ukuri none nta kindi yavugaga. Ngabire ndamusize. Ageze hano arambwira ngo nyabuna icyo uzankorera cyiza kikanyura umutima wanjye ni uko uzakora ibishoboka byose ukanzanira Ngabire muri Canada. Ndabwira rwose tuganiriza Ngabire turi kumwe, turamubwira aho rero turagusize usigaye kwa Fifi. Urabizi uri muntu wese akunda Fifi, kandi kubana na Fifi ntako bisa. Wigutsinde ugire amanota meza. Igihe ntanagamuntu yari afite, dukora ibishoboka byose abona indangamuntu. Amaze kubona indangamuntu turamubwira iga utsinde, numara gutsinda ukabona amanota meza bizadukorohera kukuzana muri Canada. None yabona akantu kose batumye ku magroupe kavuga kuza muri Canada, aka kantumira ngo nyabona kandi kwantu woreba ko na Ngabire byamufasha kaza. Ubwo nkubwira ntabwo byo kunda bitewe n'ibi bitewe nuko abantu baza muri ubu buryo, tukavuga ngo reka rangize ishuri niho bizoroha kurushaho, amaze no kuzuza imyaka kuba yaza ku ishuri. Nihuse rero ndatinze, nko mu mezi 3 ashize nabonye umusore, nabonye nimero yandikiye, arambwira ngo umukobwa wanjye yaramwanze, umuhungu yaramukunze, umukobwa wanjye yaramwanga, yananiwe kubyakira. Namubwira rwose umukobwa wanjye ni muto, twamuheje ku ishuri,
uyimutwara mu nkundo zitari akiri umunyeshuri umuretse amanze gukura icyo dushaka no yiga nyabona turagusabye mureke muha amahoro. Umusore agendekera amagambo menshi cyane, amagambo tuyapartaje na Kayisire na Fifi n'abandi turapartaje na Noniya, ariko umuhungu anyandikira akandikira Noniya akandikira Fifi. Umuhungu ndamushishikariza ndamuganiriza mu message turaganira igihe kirekire, birangiye mpamagara Ngabire, Noniya hamagara Ngabire, Fifi hamagara Ngabire. Bamaze kumuhamagara turamuganiriza, turamubwira ngo tumugira inama nk'umwana wacu, tumubaze iby'umuhungu arabitwemerera, ntabwo ari umukobwa abeshyaga. Aratubwira hari umuhungu ku ishuri kwiganaga ari mu wa gatandatu bari mu wa kane, umuhungu aramukunda, Ngabire aramwangira, Ngabire amwangira, ntabwo ari Ngabire wazimuhaye, ahubwo Ngabire ku ishuri yararwaye mu bitaro, wa muhungu bakoresha nimero y'umuhungu batwandikira, umuhungu abona nimero zacu. Bize nyuma Ngabire aratubwira rwose nta gahunda mfitanye gahunda nawe, naramubwiye ko ndashaka gukundana kw'icyanjye ari ukwiga. Tumugira inama uzamubroke, nushaka kwindura simukadi, umwirinde, wige, umuntu mureke cyaba byiza. Ngabire rwose arabyumva, mu kwa 12 hindurana nimero aramureka. Wa muhungu yabura Ngabire akanyura mu nshuti za Ngabire agashaka nimero ya Ngabire akayibona. Bize nyuma Ngabire aramuretse, Ngabire za muri vacances ejo bundi kuwa mbere saa 5:44 za hano, ubwo ni saa 11:44 za Kigali. Mbona umuntu aranyandikiye ngo mu mutwe ndi kumva amajwi menshi, nimero nshyashya ndafite, urinde ndi wa musore wakwandikira ku Ngabire, ushaka iki? Mukobwa yaranyanze, ndumva ntagishaka kubaho, ndumva ibikindi bike amagambo menshi. Ndamwakira ndabwira rwose umuhungu we, ushe twaraganira nkubwira ko umukobwa wanjye akiri mutoya ari ku ishuri, ndongera ngo usabe ko wamureka. Anyandikira amagambo menshi, nanjye ndi kumusubiza. Bigeze nyuma mu mwanya arambwira nzamubona tu cyangwa nanjye nzibona. Mukanya antumira ifoto y'umupanga, mukandi kanya mbona ntumira ifoto y'umurambo amaze kumwica. Ariko buryo umuhanya yari yamwishe kare, kubera ko ifoto yantumiye yamaze kumwica, amaraso ku ijosi yari yumye no kuboko. Biko bigaragara umuhungu yamushutse amubwira ajya kumukoreshereza computer, kuko Ngabire yigaga ibintu bya multimedia aho bakoresha computer. Ibyo icyo gihe rero sinzi ko yamushimuse aramutwara. Uko yamutwaye ntabwo tubizi mu by'ukuri, kuko Ngabire ntabwo yagafashe gahunda ngo ajye Rulindo gasanga uyu muhungu, ahubwo umuhungu sinzi uburyo yakoresheje aramushimuta amutwara Rulindo. Ibyo rero Ngabire nk'ababyeyi bamubanye kavandimwe be yarashimuswe, agezeyo ashimutwa. Kigaragara nuko yashimuswe umuhungu amushwa ngajya kumukoreshereza computer, kubera ko umuhungu yigaga ibintu bya computer science muri IPRC Tumba. Ngabire rero agezeyo, uko bigaragara umuhungu yahise amwica, kubera ko navuganye n'agacuti ka Ngabire kitwa Chanela. Ako gakobwa nakuze ku rukangirwa kanyandikiye, nabonye screenshot bandika kamwandikiye kamubwira ngo Diamond aramutera none ngarabirangije. Iyo Diamond yamuteye akabirangiza yabikoze mbere, yamwandikiye mbere ko nyandikira, naho ngiye ndihita bimbwira. Umukobwa wanjye ubwo ko yanyandikiraga mpamagara none nge na Noniya na Fifi dukora conference call, Noniya twe turi kumwe, Fifi tukamubwira, Fifi tukamwandikira, kuko umugabo wa Fifi akora mu nzego z'umutekano, n'umupolisi mukuru. Turamuhamagara tumuvana muri siporo, baratangira barashakisha barakurikirana, bahamagara Ngabire. Bize nyuma Noniya akandikira Ngabire, mukanya umuhungu badutumira ifoto y'umurambo wa Ngabire. Badutumira ifoto y'umurambo wa Ngabire, bibaye dossier itoroshye. Ba Jafeti ba Kayisire ba Fifi bariruka bajya kuri polisi. Umuhungu arashuka umukozi wa Fifi ngo umurambo uri Kigali akayobya uburari. Ba Kayisire bajyayo. Bigeze nyuma niho umugabo wa Fifi bakoze ibyo bishoboka byose babona ko nimero simukadi Rulindo. Umukobwa wanjye rero yariwe n'imbwa, umukobwa wanjye ahemukiwe, umukobwa wanjye yashimuswe baramwica. Rero Imana imwakira umuntu ungane zayo, Imana ikomeze umuryango, Imana
bikomeza umuryango kandi bikomeza umuryango wa Kalisa nabo bavukana n'abandi bose. Kiri nakongeraho n'ubuhamya natanga ku buryo none na Ngabire babaye bagwanye ku buryo budasanzwe. Ibyago bikomeye no kubana none yo munzu mwembi gusa. Ngabire yapfuye avuza induru ararira ku buryo budasanzwe, ku buryo mbese umutima none kubyakira. Rero nawe gushimiye cyane uburyo wabaye nyina w'imfubyi, ukakabera agakobwa kawe mu nyina umubyeyi mwiza ukagakunda, none kaba kagiye. Imana ikakira mu ntungane zayo, Imana ikakira mu ntungane zayo. Hari uburyo Fifi yabonye muri agenda ye abonamo amadate ari très important Ngabire yanditse. Imwe ni igihe nyina yapfiriye, indi ni igihe none yagiye muri Canada. Rero ni umugisha ukomeye cyane gukurira kana mugahuza mugakundana kakogora kana nawe kakabura umubyeyi. Rero none Imana guhumugisha Fifi, Imana guhumugisha n'abandi mwese muri imfura kandi muri nyangamugayo mwabaye ababyeyi beza. None umukobwa wanyu aragiye, mukomere mwihangane murakosa. Nkundiye abana birandenga. Hari nubwo nabaga nagiye natinda, mama yampamagara akambaza ati se nturagera mu rugo? Amubwira nti nta kibazo, Ngabire ari mu rugo. Iyo nabaga nzi ko nsize Ngabire mu rugo, nabaga ntuje, nabaga ntekanye, sinatekerezaga no kongera guhamagara ngo abana bameze bate. Ngabire hari akantu yadukoraga kadukomeretsa wahoraga wibazaho. Ngabire ari mu rugo yarabyukaga akagaburira abana. Ngabire nka saa 4 zagera cyangwa saa 3 agateka, agatekera abana akabagaburira, agateka inkono y'abana bonyine. Ngabire wamubaza ngo ibiryo biriho akakubwira ngo natekeye abana nabagaburiye. Umutima we wose wabaga ku bana. Ngabire umwana ntiyakoraga ikosa ngo ube wamukubita Ngabire akubona. Wajyaga gukubita umwana, Ngabire akaza akitambika akaba ari we wakubita. Yakwizirikagaho ku buryo agushikuza umwana kandi akajya kurira umwana utanamukubise, akamujyana bakihisha mu cyumba akarira kubera ko wari ukubise umwana. Ngabire hari akantu yankoze, mama Iva yigeze amuhamagara aramubaza ati se Ngabire amakuru yawe? Aramubwira ati se amakuru y'abana banyu bato bangana bate? Wanyeretse amafoto yabo. Twarabanaga, yamubazaga barumuna be. Hanyuma Ngabire aho kumuha amafoto ya barumuna be amuhereza amafoto y'abana banjye yabanaga nabo. Mama Iva arambwira ngo natse Ngabire amafoto y'abana babo, ampa amafoto y'abana bawe ngo n'abana babo. Ngabire nkundiye abana ku rugero ntashobora kubabwira. Ngabire yambereye umwana mwiza ku buryo umubyeyi wese ufite abana b'incuke wakwifuza kubana na Ngabire mu rugo rwawe, waba ufite umutekano. Ngabire kuwa mbere twaravuganye mu gitondo, ariko nuko umuntu abatazi biri bubeho, ari nge ari we twizungurukanagaho duhura, ajya mu cyumba agaruka mvugisha, nagenda ati shangazi, ati none ntacyo yabaga mbwiye gifatitse, nanjye nagenda nkagaruka. Ngabire ntutege moto, utege bisi. Uwo munsi nanjye byarananiye kuva mu rugo, bagenzi banjye bambajije ngo se kutaje, ndababwira nti ndumva ntazi. Numvaga ntazi ukomeze nguma mu rugo. Nari nzi gahunda ye y'umunsi yayimbwiye. Ngabire mu gihe twabanye yari umwana w'imico myiza,
Ngabire ntabwo nigeze mubona agenda ngo ati niba gusabye ubusa amasaha yaguhaye mwavuganye ko ari bugaruke, nta nubwo yagezagaho. Gihari nubwo namubazaga nti se aho wari ugiye uhamaze umwanya ki, yahitaga agaruka. Ntabwo nzi Ngabire atahabwije, ntabwo nzi Ngabire agenda, Ngabire yabaga mu rugo, ni mu rugo no ku ishuri. Ku rupfu rwe rero ntabwo tuzi ukuntu yamushimuse, kuko ambwira ko agiye muri stage, yagiyeyo na bagenzi be twaravuganye, ajya gukoresha mashine nk'uko yabimbwiye, na bagenzi be yarabwiye ati ngiye gukoresha mashine ndahita ntahange, ntabwo twongera guhura. Yaraje ntabwo yigeze, ntabwo yari bwice gahunda Ngabire nzi, ahubwo nuko yahuye na Satani biba gutyo. Ngabire mvuze ibye ntabwo nabirangiza kuko nabonye ibyiza byinshi bya Ngabire ntashobora kubabwira, ntashobora kurondora. Ngabire ni umwana mwiza. Ndakomeza bene nyina nabo bababaye, ndakomeza abavandimwe, ndakomeza papa we, ndakomeza none yahwari mu bantu nzi. None yakundaga Ngabire n'umutima we wose, mu bandi nzi Ngabire yakundaga yari noniye, yari inshuti ye ari nyina. Ikibazo yagiraga bwa mbere yakibwiraga noniye, nubwo nabanaga na Ngabire, noniya niwe wampamagaraga ambwira ngo Ngabire bimeze bitya. Ntabwo ni noniya wenyine yabwiraga ikibazo cye, kuko ari wenyina yabanye nawe kuva ari mutoya. Noniya hwari ndamukomeje akomere, Imana ikomeze kumutiza ko Ngabire nzongera kubonana nawe, kudutabara. Imana ibaho umugisha. Urukundo mufite ubu ngubu muzaruhorane iwacu, kugira ngo ubone abantu bagutabaye muri ibi bintu gutya biragoye. Mbere na mbere ndi umuntu udakunda kurira, ntago nkunda kurira. Hari igihe data yapfuye nshaka uburyo narira biranga, mama arampamagara ngo ngwino hano nkubwire ngo nese kutarira uzongera gukura sohe rya ritena. Ndarira, ndaturika ndarira, ariko ibintu burya bijya kuba nk'umuryango ntago wabura ikintu kikubamo. Ku cyumweru naribunagana ndyamye ndota ndi kumwe n'umukobwa wa perezida, ntavuze izina, ndamubwira ngo uzi ko nakurebaga ku mafoto uburyo uri mwiza. Ndangije araseka, nsa nk'ugize nk'agashikutama, ndamubwira ngo uri mwiza, mbona ararize. Ndangije ndavuga ngo mbonye arize, ndamubwira ngo umugabo wahitaza, aramubwira ngo kuki umukubise icyo kintu. Ndamubwira mbaye nk'umukinisha, basi ndi kumubwira ko ari mwiza, kasa na mama we. Ndangije nabonye abasirikari baje, arangije nagiye kumva numve ku rugi, kubera twari dufitanye gahunda yo kujyana Runyoni. Akomanga ku rugi, ndamubwira ngo uzantu nkuye, nari mpfuye, bari bambaze, ungire neza kumbyukije. Turagenda, tugeze Runyoni, afite mintama, ndamubwira ngo zanira ntama tuyigire igitambo tuyitambe. Araseka, ndamubwira iriya ntama ndashaka tuze kuyibaga. Duhamagara umumotari aturuka i Bunagana, intama barayipakira, tugeze i Bunagana, wo kuyibaga araza arayibaga. Nagiye kubona mbone telefone irampamire bamwishe. Ndavuga ya ntama twazanye ngo dutambe iri hariya. Ubwo nyine nandi kumwe na Kamasi, ndamubwira genda uhumuriza abana,
basi babe hafi ubarinde kubimenya, ariko ntabwo twabyemeraga. Amafoto bamereje twayakiriye uko ari, tubyakira uko tuzi ngo wenda twabonaga hariho nayoherejeho umupolisi hano, ndamubwira ndebera, sindi mu Rwanda ariko nkurikiranira. Arambwira ngo ni AI bino byageze byo kugira. Ndamubwira AI umwana twamubuze zibaye saa 4, AI ije gute? Ubwo tuza mu gitondo na papa mdogo, ndangije tugeze hano niba hitwa Irurindo, mpamagara umukobwa wari wigana inshuti n'uyu Nangabire, ndamubwira se basi uzi aho umuhungu ataha cyangwa se inzabamo? Arambwira ngo afite igeto nyine inzabamo Irurindo. Ndavuga mbwira papa mdogo ndikumva ntarenga ahantu twajya kuri iyo nzu y'umuhungu abamo, tubone tumenye basi nituhaburira ibindi turabimenya tugeze i Kigali. Turagenda tubura umuntu watwereka ngo umusore ari gukora ikizame. Tugeze i Kigali baratubwira, abandi bari ba dogo wundi baratubwira ngo umurambo ubonetse Rurindo. Twamusanze, ntago numvaga ko umwana wacu yaba aryamye hari ahantu. Ariko banze kuva mutwereka, tugapfa kuvuga wenda bari kuvubesha ntago ari we. Twageze ku bitaro. Mu buzima bwanjye sinarinzi kwifata ngo ndire. N'ubu ngubu ndi kuryama n'icyumba ndyamyemo, murabona nko muri amahoteli abafitemo utuntu bashiramo imyenda, ndi kubanza nahengereza ko nta muntu urimo. Byanze kumvamo, ntago twabona ikintu cyasimbura Ngabire, ntago twabona ikintu kimusimbura. Ariko nka mukuru abari abana basigaye ndabihanganisha, icyamusimbura nta cyabaho, ariko tuzashira hamwe n'ibyo ari kuzakora mu gihe atagihari tubifatanye. Kandi ndihanganisha dogo n'umuryango wose muri rusange. Ngakomeza mama Iva, mwakire mikoro. Murakoze. Nanjye nka mukuru wa Ngabire ntago nabona nicaye hariya, nabuze icyo mvuga kuri Ngabire, kandi naragerageje kubana nawe cyane kurenza abavandimwe banjye bose mfite. Iyo wenda kubera akababaro mfite n'agahinda, iyo nirengagiza singiriza imbaraga zo kuba naza kuvuga ku bya Ngabire ntabwo nari kuba mwerekeje neza. Hari bibiranga ariko ndakomera ndabizi. Nkuko shangazi yabivuze, Ngabire barabanye muri 2013. Njyewe nagiyeyo musangayo kwa shangazi, nanjye ariyo ngiye kuba niga Gisenyi muri vacances, nkazajya nta kwa shangazi. Ngabire twarabanye. Ngabire ni umuntu nkuko shangazi yabivuze, yari umunyamahoro. Ni umuntu niyenzagaho akandeba kisekera nkuko n'ubundi bisanzwe nkuko abamuzi babizi. Ni umuntu wakundaga kwisekera. Nimwe twaricaraga nkamubaza ese kuki ukunda guseka naho bidakwiye ko umuntu yaseka? Akambwira ngo birane ko yitereye, ariko nyine nta kundi. Ngabire kwa mbere twaravuganye, kwa mbere nibwo duheruka kuvugana, twavuganye nko mu masaha 9.
nkuko shangazi yabivuze ko bari bari kumushakira ibyangombwa byo kumujyana muri Canada. Ngabire naramubajije ndamubaza ngo Ngabire ibintu byawe byo kujya muri Canada ubu ngubu bigeze he? Ngabire arambwira ibyo kujya muri Canada ngo ubu ngubu ndi kumva bitandimo ngo sinzi niba nzanagerayo. Ariko nyine nk'umuntu utaruzi ikiri imbere kizaba ntabwo nabashije gutahura icyo yashakaga kumbwira. Ngabire yagiraga ubuntu butangaje. Umuntu wabaga yakwemera akambara ubusa ariko akabona wowe umeze neza. Ngabire wenda mu bavandimwe buko twese tuhari wenda ninjye yageragezaga kwisanzuraho wenda kubera ko nagize amahirwe yo kuba twabana cyane kubarenza. Ibintu byinshi akenshi babimenyaga kenshi babinkuyeho bivana kwa Ngabire mbibabwira. Ngabire kwa mbere nabwo tuvugana yarasanzwe ambwira ngiye nyine ari muri vacances nanjye ndi muri vacances ngo nge nihangana nyine musure ngo kuko baba bafite ikiruhuko gikeya kitatuma nyine aza mu rugo. Noneho ari kumbwira ngo nzamusure naramubwiye ngo gahunda yo kuza mu Rwanda ndi kumva ntayo mfite mu bitekerezo. Arampendayenda arambwira ngo mbese wazambabari ukaza ngo kansura. Namubwira ngo ntago nzaza. Noneho numvise akomeje kubimpatiriza ndamubwira ngo ntari bindaza gushaka uko nzaza, ariko ntago nigeze menya ko nzaza muri ubu buryo. Iminsi nari ndi guteganya nzagera kuri Ngabire niho habayemo ibingibi. Ubwo nagiye kumva inkuru byarangoye kubyakira. Ababyeyi barahagurutse ndavuga ngiye ntago ndi busigare aho muri bushakire Ngabire ndaba ndi kumwe namwe. Ako naratangaye ubwo nageraga ubwo nabonaga Ngabire nkamukoraho nkabona Ngabire ntago ari kuvuga. Ngabire nkamukomaho nkabona Ngabire ntago ari kuvuga. Nibwo nahise nemera ko Ngabire yagiye ntazongera kumubona ukundi, ariko nta kundi Imana izi uko byagenze, izi n'impamvu. Ngabire yambabaje n'ubu ngubu ntago ndi kubyemera kandi naramwiboneye.